Ubuzima tugezemo dukeneye kuba twagira ibikoresho byiza kandi bitandukanye, harimo akabati, ibitanda, matera, gariderobe, intebe n'ibindi bitandukanye. Uyu munsi rero ngiye kubana nawe nkwereka ibiciro by'ibikoresho bitandukanye, cyane ko ari ingenzi kugira ngo ejo n'ejo bundi utazahendwa. Wowe ugiye kubana nanjye ndagushimiye. Nk'abatindiye, ino ntebe uri kubona imbere yawe bitewe n'aho ariho cyangwa se n'ubucuti ufitanye n'umuntu, igura amafaranga 200,000. Iki gitanda nacyo ushobora kuba ukishimiye cyangwa se ugikunze bitewe n'aho ugisanze cyangwa se bitewe n'aho ukibona, 100,000. Izi ntebe urabona ni nziza, tunagezweho kuko muri salo uko yaba ingana kose tujyamo, ntabwo tugorana. Guhera ku 150,000 urazibona. Izi ntebe zigezweho pe, zigezweho, ntukangwe nazo, ntago zihenze bitewe n'aho ariho cyangwa se n'uburyo nyirazo yumvikana, ku mafaranga 300,000. Izi ngizi nazo ni nziza kuko zirakata, ni kona, zifite inguni. Ku mafaranga 25,000 urazibona. Kano kantu bakita porotomanto, kajyaho inkweto n'utundi tuntu runaka. Guhera ku 50,000 bitewe n'aho ariho urakabona. Ino ni saramanje, ni byiza kugira ahantu urira, utarira mu ntebe uzanduza cyangwa se uzisiga ibiryo. Rero bitewe n'uwo muntu cyangwa se n'aho urangura ibikoresho, guhera ku 120,000 urazibona. Tugeze kuri ino ntebe y'umutuku irimo akarahure kari ku meza. Kano gasaro rero nako mu madizayina cyangwa se mu gitambaro cyose wakoramo bitewe n'uwo muntu ugiye kuyigurisha cyangwa se n'uko arangura, guhera ku 200,000 urakabona. Ubwo rero rwose ntumve ko mu mafaranga ufite utabonamo intebe. Buri mafaranga yose ufitemo wayakuramo igikoresho kandi cyiza. Reka tugire ku yindi salo. Ino ni sudiva. Ino sudiva rero, sudiva bitewe n'aho ariho, guhera ku 120,000 urayibona. Kuzamura urayibona rwose. Ino salo igezweho cyane cyane mu bantu batunze salo nini cyane. Ino salo niyo biberanye. Guhera ku mafaranga 300,000 urayibona, kuko biterwa n'uwo muntu aho akorera cyangwa se n'uburyo akoramo. Guhera ku 300,000. N'abatindiye tujye kuri iyi ngiyi. Ino salo rero ngira ngo uri kubibona, y'umweru n'umukara cyangwa se y'umweru n'irindi bara, ntago ihenze. Guhera ku 25,000 bitewe n'aho ariho. Dukomeze kuri iyi ngiyi, guhera ku 300,000 bitewe n'aho ariho. Dukomeze kuri kino gitanda bitewe n'aho ariho, guhera ku 80,000. Dukomeze ku kabati. Kano kabati nako bitewe n'ahantu uherereye cyangwa se n'ahantu kaguze, guhera ku 100,000 urakabona. Rero ibiciro nababwiye bishobora guhinduka bitewe n'aho ariho. Izi ntebe zigezweho ariko kandi ni n'iza kera, bitewe n'uburyo zidizayininze, ntabwo ziva kuri topu, ariko igura amafaranga 400,000 bitewe n'aho ariho. Aka gasaro nako salo yose ijyamo kuko ntabwo kagorana. Guhera ku 200,000 nayo urayibona. Ino ni imwe nk'iriya yabanje mbere, nayo guhera ku 400,000 bitewe n'aho ariho urayibona. Bivuze ko bitahinduka. Hari aho zigura 700, hari aho zigura 800, hari aho zigura 500, ariko hari n'aho zigura 400 bitewe n'aho ariho. Ushobora no kwibonera 2,500, ushobora no kwibonera 5,000, ushobora no kwibonera ubuntu. Murumuna wawe akayiguha cyangwa se mukuru wawe cyangwa se so wanyu, birashoboka. Okay, dukomeze ku yindi salo. Ino salo rero nayo igezweho. Niyo salo igezweho, niyo salo igaragara neza, niyo salo iruta izindi zose. Yaba ikoze mu gitambaro, yaba ikoze muri kwire, ino salo ni nziza cyane.
guhera ku mafaranga 300 cyangwa se 350 kuzamura. Urayibona bitewe n'aho ugiye kuyigura cyangwa se n'uburyo barangwamo ibikoresho. Ibiciro nagiye mbaha bishobora ko byahinduka ariko bitavuze ko byajya no munsi. Rero biterwa n'aho hariho. Rero niba hari igikoresho wishimiyemo cyangwa se nawe ukunze, muri description dufitemo namba wampamagara cyangwa se ukanyandikira ukambwira uti nanjye ndashaka intebe. Wakoze kubana nanjye, ndagushimiye.